Amahoro y'Imana kuri mwese twongeye kubasuhuza mubwire amahoro aho muherereye abari ku manywa abari nijoro turabakiriye kugira ngo tubane tubashimira uburyo mudukurikira ibiganiro byacu hano kuri Timas TV dushimire n'abakoze comment na share na subscribe nawe uracakenewe kugira ngo ukore subscribe kugira ngo tubashe kuganira turi kumwe n'abasaza hano twatumiye murababona barakeye nubwo ari abasaza ariko murabona ko bameze neza bifuje kubana nabo kugira ngo batuganirize cyane cyane dukeneye ko batuganiriza ku bijanye n'umuco w'abanyamurenge aho uhuriye n'ubukirisitu ico nico twabatumiriye kugira ngo batuganirize rero reka tubanze tubasabe batwibwire batubwire amazina yabo hanyuma turaza gukomeza batuganirize batubwire umuco w'abanyamurenge aho uhuriye n'ubukirisitu cyane cyane umuco wo gufashanya reka duhere kuri uyu musaza uri iburyo atubwire amazina ye turaza gukomeza na mugenzi we murakoze. Nitwa Thomas Rugazura ni umupasiteri nakoze imirimo y'Imana ariko ndashaje. Arakoze cyane ni umushumba muramwumvise kandi yakoreye Imana ariko aracakomeye aracakiye mu maso rwose nubwo uvuga ko ari umusaza reka dukomeze n'umubyeyi wundi atubwire nawe. Murakoze cyane nitwa Makoti Ezekiya ni umupasiteri ni umusaza w'imyaka 74. Yego murakoze cyane Nanjye ndavuga iyanjye imyaka uyivuga bibaye ngombwa nta kibazo. Ico twifuje ko mudusangiza nk'abashumba kandi mwakorera Imana dukeneye ko mutubwira umuco wacu w'abanyamurenge ese uhuriye he n'ubukirisitu tuza tureba tukareba n'abakina komedi bano bo gusetsa ukabona ibintu byabo batembeye mu by'Imana nibyo bibasetsamo none tukabona umuco wacu ni gute nihe utandukaniye n'ubukirisitu cyangwa ni reka duhere kuri muzehe uri hano ibumoso atubwire ese umuco wa kinyamurenge uteye ute ni hehe uhuriye n'ubukirisitu. Urakoze cyane. Murakoze cyane. umuco wacu wa kinyamurenge usa ntaho bitaniye rwose usa n'ubukirisitu birasa bifite ishusho imwe uzubona biragendana uko iyo Bibiliya izivuga ngo abera bo mu isi ngo nibimfura Imana izayishimira. Abanyamurenge bakera bari imfura kuba imfura inyangamugayo kwanga umugayo akabana n'abandi yanga umugayo yanga ikibiko ntiyabeshyaga nta munyamurenge baza gubeshya nta munyamurenge wibaga nta munyamurenge wahemukaga ngo ahemukire undi. Abanyamurenge bari imfura bijyanye n'imibanire rero umuco wa kinyamurenge umunyamurenge ntiyazaga arya ngo yimundi umunyamurenge ntiyakamaga inka zitatu ubundi ari gutyo. Abanyamurenge barareberanaga bakareberana bakamenya kuba runaka habe nubwo atari na mwene wabo wo mu muryango bapfa kuba baturanye baramufashaga niba ari afite icyo afungura bakamufungurira bakagerageza uburyo bwose bwo kubana nawe ugasanga uwo wari umuco mwiza usa n'uw'abakristo kuko n'abakristo babitoza abantu gukundana no gufashanya no kugabura cyangwa se guhana n'ibyo kurya. Ikindi abanyamurenge yaba ari umukene wagize ibyago baramufashaga bakamushumbusha yafushije umugore bakamushumbusha bakamugore bakamwubakira bakagerageza inzira zose zo kuvuga ngo nawe abaho. Nta munyamurenge wazaga bikunda naza nkabona no mu miryango iwacu reka mbivuge twebwe twabaye nganje ndihabaye murere ngo abantu banyagwe ariko abanyazwe bari za minembwe banyazwe baje baduhungiyeho
bahurutse inganji, abagabo barahamagaranaga b'abanyabyinshi, bagafata inka bakamavuga ngo kwa naka yaranyazwe, nta nka n'imwe basigaranye, bakamushumbusha. Uko imiryango yagiye izidusanga bose, ntawe n'umwe, ndavuga mu banyabyinshi, ntabwo n'umwe watahaye inka. Bagiye babashumbusha, barongera kandi inka barazibona, barubaka ingo zabo. Uko n'ubukristu, uko niko budusaba, niko butubwira kugirirana neza nabo tuvukana. Murakoze cyane. Reka dusubire kuri muzehe hano nawe agira icyo atubwira. Icyo atubwira mu yandi magambo, uwo muco wo gufashanya no gukundana, urumva ko wari usa n'ubukirisitu. Tubaze umubyeyi wacu nawe nk'umushumba wakoreye Imana, ko turareba aho ubukirisitu uhuriye n'umuco wacu w'Abanyamulenge. Ese uko ubibona, umuco wacu koko urasa n'ubukirisitu? Turebere ingingo washingiraho ukavuga ati iki n'iki cyo mu muco wacu kirasa n'ubukirisitu. Murakoze, turashimye kubw'ijambo mutubajije. Turavuga bikeya ibyo tuzi, ariko ibyo tutazi ntitubishakisha. Umuco wacu twasanze uhereye ku babyeyi ba kera, bagiraga umuco mwiza. Ntiyaryaga ngo yime uwundi, kandi uwapfakaye, umupfakazi, baramwubakiraga, bakamugaburira, bakamugenera ibimukwiriye. Ubukristu bumaze kuba birasa, ariko biza gutandukanaho buke. Byatandukanye kuko kera ho bazaga bagira umupfakazi, ndetse n'umunsi umugabo yapfuye bakamugenera uwo kumucyura. Yego. Ariko abakirisitu bamaze kuba ibo ntibigeze bagira ibyo byo gucyura. Umuco wo gucura wahise ukurwaho. Ijambo naryo ry'abakirisitu ryo gusangira ibiriho, aba ari byo bishaka bibananira. Twari tuzi kuko kubera ubukirisitu bw'iki gihe cy'imperuka, nta mu babyeyi ntawagurishaga amata. Mu muco wa Kinyamulenge amata ntiyagurishwaga. Ariko bimaze kugera mu minsi y'imperuka, batangira kuza bagurisha amata, ndetse amata akarema isoko, amata akagenda agurishwa bitarigeze kubaho. Icyo kandi kirasura nticyajya guhura n'ikanisa, nticyahura n'umuco w'ababyeyi ba kera, kandi nticyahura n'ikanisa, kuko ikanisa naryo rigira umuco mwiza, kwari ugusangira. Ndetse ikanisa rimaze kubaho mu bukristu, abantu ntawari ukirira mu wiwe wenyine. Abagabo bose batuye ku ikanisa kwari uguhurira mu rubunga, bakarira mu rubunga, ari uwabironse ari utabironse, abagabo bose bagasangira mu rubunga kuko bari bameze. Rero urubunga rwakuweho n'iki? Jewe combaza, urubunga cya kintu cyo gusangirira mu rubunga cyakuweho n'iki? Cyakuweho n'iminsi. Natwe nitwobe cyakuweho n'iminsi, aho byavuye basigara bagira ufite inka ziwe zibiri zikamwa, akaja kugurisha amata. Batangiraga kuza bacikamo, ntibabe bagihura. Haba n'amatorero atangira gucikamo, bamwe bakavuga ngo nibo bakijijwe, abandi nibo bakijijwe, kandi bose ari abantu basenga Imana. Ikanisa ritangira kugira amacakubiri. Ababyeyi kera ntibagiraga amacakubiri, ariko amatora amaze kubaho aba yatangira amacakubiri. Rero ntitwamenyaga namba biterwa n'imperuka, kuko aricyo gihe tugezemo. Ugikomeje ndabaza ku bijanye n'umuco wa Kinyamulenge, aho uhuriye n'ubukirisitu. Nta muntu wameraga nk'utagira umuryango. Umuntu wese yagiraga aho abarizwa mu muryango. Mu muco wa Kinyamulenge, umuntu wese akaba uw'umuryango. Umuntu wese yari uw'umuryango. Umuntu wese yari uw'umuryango.
ariko itorero rimaze kubaho ntibyari bikibiye kuvuga ngo uyu ni umunyenaka. Bari basigaye bahurira ku itorero bakaba mu muhano umwe bakarira hamwe ntibavuge ngo uyu ni umunyenaka uyu ni umunyenaka. Ariko iminsi yaguma kugenda abantu batagira kuza bagenda basura gucikamo. Ariko igihe cy'itorero kibaye ntibari bagitora ngo uyu ni umunyenaka kuko bose nico kibazo nari ntarakirangiza. Umuntu yari w'umuryango hanyuma itorero rije nk'uko wari ubivuze abantu baba bamwe. Ariko ico mbaza kubera iki muri kino gihe dusubiye muri wa muco uko byari bimeze usiga usanga hari itorero ry'abana ry'abana iki kintu ubona kibisa n'icavuye itorero ukavuga ngo ni ry'abanyabyinshi ni ry'abasinzira ni kandi wareba biganjemo ugasanga isi ko muri cya gihe cy'itorero rya kera bijanye n'umuco ko bitari ko byari bimeze. Reka mwunganire noneho ku bijyanye n'umuco wa kinyamurenge umuntu yari uw'umuryango koko abarirwa mu muryango, ariko icyo nabonye habe n'utari mu muryango wanyu iyo yabaga aho hantu muri uwo muryango yasaga nk'ayiri muryango mwamwakiraga tuvuge niba ni umukwe wanyu wimukiye iwanyu mwamwakiraga nk'umwana wanyu agasa n'uwanyu. Kera ari umuco wa kinyamurenge ntibavanguraga ngo uyu nguyu ni umunaka. Reka ntange urugero ntayoberwa yabanaga n'abagabo b'abasinzira. Umugabo w'umusinzira mugabe apfusha umugore aba kwa ntayoberwa. Ntayoberwa yamuhamagara abahungu biwe bati ntimubona ko mugabe ari umuntu wa rubanda tubana ngaha rero kugira ngo abasinzira baza kuza bazasanga twaramushumbushishe. Yamuhamagara abana biwe bacira inka bamamushumbusha. Yamuhamagara mwene wabo Ntagamba yamatanga umugeni. Abasinzira bagiye kuza basanga mugabe baramushumbushije baramuhaye n'umuntu baranamushingiye. Uwo wari umuco mwiza usa n'umuco wa gikristu kandi ari umuntu wa rubanda. Ahabaga umuco usibye nyine ko tugiye tuzana iby'iki gihe byaje nko gusambuka ari mu miryango ari no mu itorero. Ariko kera umuco wa kinyamurenge kera ntibazaga bavangura ngo iyi ni umwaka n'umunyamurenge apfa kuba ari umunyamurenge baramwakiraga neza kandi bakamugirira neza. Yego ico narimbaje ubwo ndi ikibazo. Yego ibyo waruvuze nivyo umuryango umuntu yabarizwaga mu muryango kandi aho ari hose bakamufata nk'umuvandimwe. Ibyo byo ndabyumva. Ariko bushingiye ndimo ndavuga itorero w'itorero rya kera n'itorero ry'ubu ngaco kibazo narimbaje. Itorero rya kera yafataga abantu bose ko ari bamwe kandi abantu bose bagakorera hamwe. Ariko itorero ry'ubu hari aho usigaye usanga ngo uri n'iry'uyu muryango iri n'iry'ababi kandi wareba barimo ugasanga nawe ico kintu cavuye he ko mu muco w'itorero riri yabari amatorero mwayuri ko bitabagamo. Ngere nubwo notangira ngasa n'uhereye kure ariko itorero ryatangijwe umurenge ryatangijwe n'ababembe n'abafurero. Nagiye kumenya ubwenge niga ubwenge asanga Petero Furaha n'umubembe yabaga mu gitasha kwa Bipamba niyo wari mwarimu. Nasanze ndere ya Musonga igakenke kwa Barabona niwe wari mwarimu n'ahandi. Icyo gihe rero bazaga bafata nk'umuntu ujijutse nyine abanyamurenge bari bakohereza mwarimu nyamara gushika akaba nk'umunyamurenge akaba nk'umunyamurenge nabo bagenda bajijuka bashyira abarimu babo batangije n'abarimu kugeza bageze ku pasiteri barazamuka. Ariko aho bigeze muri iki gihe cya none uvuga ngo ese ni kuki uyu munsi turi kubona itorero ry'abanyabyinshi itorero ry'abanaka byabaye ari ibintu byo gushaka indamu bararebye basanga wenda mu itorero niba harimo utuntu tw'udufaranga harimo nk'udusada utuntu tuza akavuga ati nanjye ndabo yunguye kugira ngo nzabone utu. Ese no bapasiteri ndafasha abantu biwanje umwe agaca arabiwe ariko akurikije indamuzi ubundi akajana nabi akurikije indamuzi. Nuko ugasanga niyo mpamvu hagiye haba udutsiko
kw'amatorero y'abanyanaka si ikindi, si umuhamagaro, si ubundi bukirisitu, ni indamu zabo n'ibyubahiro byabo bashatse. Ariko itorero iyo riva rikajya ntirizaregera ngo ni abanyanaka. muze ntaco bivugaho. noneho Impamvu uri mu gusanga itorero ugasanga abiganjemo uyu muryango, abiganjemo uyu muryango biba byatewe n'iki? Kandi itorero ryanyu aho mwayoboye ko mwakomeza mukorera Imana ibyo bintu bitarabagaho, uwo muco mubona waravuye uwo muco wavuye ku mperuka, ku mperuka, kuko umuco w'abasogokuru ba data wari umuco wo kubaka. Umuco w'itorero kwari ukubaka, ntikwari ukureba imiryango. Ariko irari rimaze kuza y'imperuka, niko basigaye bakama bafata n'umuntu udakwiriye kuba umuyobozi w'itorero, bakama bamufata ngo uyu ni mwacu. Imperuka, iyo ni imperuka. n'imperuka, itorero ntirigira mwacu, ntirigira ngo uyu niwe dukwiriye kubakira. Abantu bose bagomba kuba bakora mu buryo bukwiriye. Murakoze cyane. Aho twari tugiye mu muco w'itorero, ariko dusubire kandi mu muco wa kinyamurenge, turebe kandi twongere tuhuze n'itorero. Ndababaza ikibazo kindi umuntu agenda areba mu buzima busanzwe, ni ukubera iki abanyamurenge batagira abana bo mu mihanda? Bano usanga za mayibobo mu mihanda, abana babiyo batawe, kandi atari kuvuga ngo ni abakire cyane, ariko ugasanga abo bana biba byatewe n'iki? Icyo ni ikibazo, reka dutangire muzehe adusubize uko abyumva. Uwo ni umuco ukomoka kuri ba sogokuruza. Ntitwigeze tugira ba mayibobo. Umuco wacu kwari ukuba mu rugo, mayibobo ntizigeze kubaho. Za mayibobo zibaye ikizungu kimaze gakuba, abana bakagenda barya ibintu byo ku nzira bitaribwa. Twebwe nta muntu waza kugenda arya mu ibarabara uko ahaye agenda, nta wagendaga ahaye arya. Ariko imperuka imaze kuba abariko bitangira, twebwe uwo muco ntitwawugiraga. Umuco wacu, ubwoko bwacu bw'abanyamurenge, umwana niwo bari bagifite n'ubu, usibye uko tugeze mu gihe gikomeye. Aho none kuba tudafite ba mayibobo, yego ni umuco wakomotse kuri ba sogokuru, ariko ikituma niki umuryango ukora, niki cabiteye? Babukora gute kugira ngo umwana ataje mu muhanda? Ko atari ukuvuga ngo ni abakire cyane, ni gute babigenza kugira ngo umwana ataje mu muhanda? Uyu muzehe nawe natunganye. Okay, biterwa n'uburere. Uburere hari abaza bavuga ngo isuku ngugira isoko. Ni uburere bahawe na ba data. Impamvu tutagira ba mayibobo ngo bagende basabiriza, kuva kera nta mututsi cyangwa se umunyamurenge waza kugenda sawa abe n'ubwo yosonza ngo agende afunguza ngo inzara iranishe. Ibyo ntibyabagaho. Habaga uwo muco wo kwirinda kugira ngo utandagara, urya ibyo wagenewe cyangwa ibyo wahawe. N'abana bawe niyo wabonaga umwana wawe yandagaye ko aragenda apfa kuzana ibyo hirya no hino, waramuhanaga. Habaga uburere bwo guhana umwana kurya ibintu utazi. Kugeza n'uyu munsi wa none abana bacu dufite, nubwo turi mu mahanga kandi nyine tudakize, ariko haracyari uburere bwo kuvuga ngo ufatire umwana mu rugo asohoke yariye yahaze. Ariko abandi ntaza yita ku muryango wiwe ngo abahereze uburere, ngo bagire icyo abagenera ngo abahereze. Umwana arishakashakira wenyine, umwana akishakashakira, bigatuma umwana w'abayibobo kubera inzara no kugenda atoragura ibyo arya, kubera kuko yavuye mu rugo nta burere, nta cyarya, ababyeyi basa nkaho bamutaye. Niyo mpamvu twebwe abana abe niyo bagira abana 10, urabagaburira ibyo ufite, ubitaho, ntibo baraza ubusa. Agasohoka mu nzu yariye, ariko yasohokana n'umunyamahanga
akagenda iwe atari agenda atoragura. Ico kumwunganira buke eh, twebwe burya umwana aza arebera umuco mu nzu. Umwana yasohoka ubwoko bwacu ntawe uzi ugenda harya ku muhanda yasonza atasonza ntiyogenda arya kuko atigeze kwibonana ababyeyi akavuga ati ninkora ibi ngibi ababyeyi barampana, ariko abandi gito babikora nuko nabo usanga umugabo w'igihangange ufite n'ibintu ariko akagenda harya arira ku nzira ahaye agenda. Umwana we amubonye hakora birya ntabwo yosubira yobihunga, ariko twebwe ntibibaho, nta wacu usohoka ahaye agenda arya ku nzira. Ikibazo kindi urakoze cyane, utumye ntekereza ukindi kibazo tugenda tuganira ku kanisa, umuco w'itorero n'umuco wacu w'abanyamurenge aho bitangiye. Dusubire ku muco w'itorero. Twabonaga kera mu makanisa abana b'abakobwa, ababyeyi, ugasanga ndabivuga cyane kuko muri abashumba, icya mbere wasangaga amakorari yiri iwacu adahagarara hano kuri Rutana, agahagarara nk'ahariya umuhanda akaba ari hariya, ariko aya hano agatambuka akaririmba. Ikindi ugasanga iwacu ntawashoboraga guhaguruka ngo atambuka aririmbe amapanta, ariko ahangaha birakorwa. Cyangwa yari gutobora amazuru, amatwi, murazumva gute umuco w'itorero rya kera n'umuco w'itorero ry'ubu? Ese murabona ko kera bwari ubujiji cyangwa abahano mu buryo abantu baba barajijutse bamaze kuri mubona itandukaniro ari ngaho twunga Itandukaniro ryabyo nuko twageze mu mahanga, kera ntibwari ubujiji ariko wari umuco mwiza umuntu kugendera mu nzira nziza. Noneho abaririmbyi bahagaraga hariya bakaririmba, twategeraga indirimbo z'abakristo ntitwakuza kwirata, ariko abandi gakuko bageze mu mahanga abayatoboye amatwi kugira ngo ahagarare hano bamubone uko amatwi yiwe atoboye, ndetse basigaye bambika n'amazuru, ugasanga bayashyizeho akantu nuko bageze mu mahanga. Ariko iwacu umuco wacu waza gushaka gusa n'iby'itorero ntabwo twabigiraga. Abana baririmbiraga, ikorari karirimba hari gihagaze, kwari ukumva umuja w'indirimbo z'Imana. Hano nicyo hitumaga tutari mu guhuza, nuko twageze mu mahanga. Izoba ari kubera kutajijuka ngo umenye nyine ko ariko byari bisanzwe, ariko twebwe tukaba twumva abantu tubazitiririya ntibambare ngo baberwe, ukumva umuntu atakwiyambarira ku matwi n'ibintu uko ngaho muze natunganire nawe. Ntabwo twabikoraga ari ubujiji, ntabwo twabikoraga ari ubujiji, ni umuco nyine kuko twawusanzwe, kandi n'itorero aba ariko rigenda umuntu yambara yikwiza ibibindi byo kwigira ukundi kuntu byo gutobora amatwi no gushyiraho ariya maherene, ibyo si umuco w'itorero. Umuco wacu w'umwana w'umukobwa yarambaraga akaberwa, akambara akaberwa, uretse no guhagarara hano ku gatuti ngo ari yaje kuririmbira, n'aho ahagaze hose yararirimbaga, wabareba ukabona barabe no mu rugo uko yaba yitwaye mu rugo iwabo no mu itorero, nta tandukaniro ry'itorero no mu rugo. Yabaga ari umwari cyangwa se ari umugore akitwara neza, no mu nzu y'Imana akitwara neza. Hariho tofauti, ari itandukaniro ryinshi cyane ry'umuco uri none w'itorero. Si imyambarire yonyine, si imihagarire yonyine, abe n'itorero ubwaryo nuko rimeze. Rero itorero rya Munyaburanga ibintu byose byarahindutse.
kera itorero abashumba bose babaga hano kuri aritari, mwabaga mwicaye kuri aritari, intama zinjira muzireba, habe nubwo yaza ari umushyitsi, nubwo yaza ari hehe, mureba uko intama. ako ni akantu kari mu matorero yose y'inaha. Iwacu abashumba bicaraga hano kuri aritari, naha kuri aritari, noneho n'abaririmbyi ntibaze kuharirimba. Ariko twebwe muri kino gihe abapasiteri bajanura ruhande, hanyuma abaririmbyi akaba aribo batambuka imbere baza kuririmba. Ico narimo mbaza ngo se hari ikibazo cyangwa ni ubujiji? Ni ikibazo, ntabwo ari ubujiji, si ubujiji, nicyo nyine barimo bazana ngo muri iterambere. Wavuga ngo ibyiri iwacu ni ibya kera, ni ibyashaje, noneho babizaniye umunsi wa none ngo niryo terambere. Kuvuga ngo umushumba muzima araje yicaye mu iguni ry'urusengero, mu iguni hariya, aha ngaha ku gatuti ngo hasigaye baza kubyina, nta kindi, agatuti bagahaye ababyina basirimba, nabo paseri yicaye hariya, ugasanga uruhimbi barusigiye abo babyina gutyo nyine. Ariko ntabwo ariko itorero ryari ryubatse kuva kera. Itorero umushumba niwe wabaga ari imbere, amakorari mu myanya yabo bicayemo bakaririmba, n'ababyina bakabyinira hariya. bakabyinira hariya. Ariko hano hari ibyabigenewe abapaseri n'abigisha n'abandi, ariko kugira ngo tubafurike hariya, yewe byaranyobeye kugeza n'uyu munsi wa none. Natwe niho tuba mu itorero ryacu dusengeramo, tubaha niko bimeze. Ariko nanone nkabona n'amafuti biriya nuko tugenda iravuga hariya mu gitabo cya Ezra, Salomo uriya Zerubabeli amaze kubaka urusengero rw'i Yerusalemu, barabajije ngo se hari umusaza ngo wowe warabonye urusengero rwa Salomo ngo akongera akabona n'uru rwa Zerubabeli, ngo se bitaye gute? Bibiri iravuga ngo abasaza ngo bararize cyane. Ntaho bihuriye, ariko abasore ngo barabyina ntarundi rusengero twari twabona. Niyo mpamvu rero nta buryo tuzahuza abasaza twabona insengero za kera n'imiyoborere y'itorero rya mbere, kongera ukabona iyi ya none, biratugoye. Kandi hari ikindi kintu kimbabaza, nuko abashumba babona ibikorerwa mu rusengero bitari byiza ntibabicyahe. Icya mbere ni inyambarabusa z'abakobwa, bahagarara imbere y'abashumba, ibitugu biri gutyo, hari agashumi hano gusa ku mabere. Abashumba ko barabibona ko baragurukira mu kirere, ariko bamara kubibona ntibabicyahe. Kandi Bibiliya zivuga ngo yazize kurangara abana be bakoze ibyaha ntiyabacyaha. Umuntu yobora abantu bambaye ubusa, barabashingira indobo, bambaye ubusa, ananirwa kubacyaha. Biriya bintu bashumba bazabibazwa. Yego, wowe urabivuga iki? Ijambo nongeraho, bariya bari mu kuza gukora ubukwe, ugasanga abageni ntibambaye, abariya baherekeje umutwe. twe turi abasaza twageze no dusanga uko bimeze, turavuga ngo imperuka yarabaye. Dutangiriye ku kantu ko kwinjira muno mu ikanisa. Ubwo twinjiraga duturutse hariya mu ikanisa, abagabo bagiraga uruhande rwabo rwo kwicara, abagore bakagira uruhande rwabo rwo kwicara. Ntibikibaho. Umuntu no kwinjira akicara mu ntebe abonye, ugasanga abantu bose baracazi, bose bambaye amapataro, ugasanga abantu bose bamwe nuko bimeze. Ijambo warubajije ni ijambo rivuga ngo kurya tubona baza bameze, biraturenze. Basaza twebwe turi mu kurebesha amaso, tukaburirwa uburyo. Umugeni yazaga yambikwa, akambikwa uburyo bukwiriye, akamutwikira. Ariko ino bari mu kugira aho kugira ihuzu ngo bayambike umwana, ikagenda yikwega hasi.
aho kugira ngo yiyambike Eh. yuzi ikagenda yikwega ikagenda hasi, yikwega bagenda bayifata inyuma bayisunika, aho kuyimwambika muri ariko aho kumwambika imperuka. Ibi byose duhe dukurikirana aya magambo hatubaza ni imperuka, n'imperuka y'abaye mw'itorero. imperuka. Dusubire inyuma gato, dusubire mu muco wacu. Ikindi kintu wenda twababaza tutakibona kandi cyabagaho, wenda iby'ikanisa turaza kubigarukaho nyuma. Kera umwana yarakoraga ikosa, ari umwana wundi wamubona mu ikosa ukamuhana ukamukubita. Ariko ubu ngubu ko bitakihaba, ko ntawe ugikubita umwana wundi, ko ntawe ugikora ku mwana wundi, zatewe n'iki? Igihe imperuka Ni ya mperuka na n'ubu. ni ya mperuka. Noneho umwana yakoraga icyaha, umubyeyi wese agamuhana, ariko ntibikibaho. Zatewe n'ikintu gituma utakibona umwana wundi mu ikosa ngo amuhane. Icyabitega ni harya twabyabona imperuka, haba no mu makarisa twinjira tiwoshika mu ikarisa ngo baze ngo ese iki niki gituma kitakiba. Se niki gituma abantu bari mu gufata akanwa, nacyo tukibaza. Kubera iki ibyo bintu biboneka mugafata akanwa timuvuge? Birabona abasaza nibo bari mu kubibona. Ngaho dutangire nawe tubwire kubera iki tawe ugihana umwana wundi. noneho Tubwire n'impamvu abasaza ari mwe mwakatuyoboye abashumba b'ubu ngo mutugire inama ariko mugafata akanwa. kiriya ni ikintu cyitwa ubufatanyacyaha. ni ukuta abanyarwanda baravuga ngo ni ugukuraho umuco wo kudahana. Umwana wese yari umwana w'umuryango, yari umwana utumwa. Nubwo uvuga guhana uwakoze icyaha, ariko n'umubyeyi utarabyaye muri icyo gihe yazaga asa n'uwabyaye agatuma umwana wawe akamutuma. Ariko ubu ntiwoba ugituma umwana wundi, Tawe ugituma umwana. ntawe. Kera waza guhaguruka nawe uyu munsi umwe ntabwo yarampagurutse kurimuriza njya kumugurira umuntu ibaraka. Ariko ubu ngubu ntabwo ugituma umwana wundi ngo ugende uje kunzanira aka kantu. Ibyo ngibyo habayeho ubugome cyangwa se ubwiku bwabaye muri iki gihe. Nza numva bavuga ngo umugabo umwe yasanze abana baragiye inka hariya kuri iriya ndondo, inka ziriwe amazi zitashotse, arabafata arabakubita inka zizi ntazi n'abo bana, arabakubita ngo amare. Abana barataha babwira se ati haje umugabo yadukubise yatwishe yadukubise. Yabajijije iki? Yavuze ngo ntitwashoye inka. Mwari mwazishoye? Atoyaye. Aramubaririza, aramuhamagara, araza amugabira inka ati warakoze. Usanga umwana yakosheje ugomba kumuhana nk'uwawe. Amugabira inka ati nasanze n'umugabo. Naho ubu ngubu habaye ikintu cy'ubugome cy'ubwiku, kudatuma umwana wundi, kudahana umwana wundi, n'ibyo ngibyo ni ikintu cy'ubugome cyagiye kiza. Ngo nimuvuga ngo se ababyeyi be barahaguruka, ababyeyi be barahaguruka. Ni uwo muco watakaye. Ariko umwana wese mu mwana aba ari umwana wanyu, ukamumuhamagara umwana wa nawe, ukamuhamagara ukamutuma agenda akagukorera umurimo. Abakobwa bo nazaga mbibona kuva kera nk'umubyeyi w'incike, bazaga baragana n'abakobwa nk'abagabo bakajya kumwahirira ingeregere, bakamwahirira ingeregere. Uwo mukecuru nta bana afite, bakaza bagategura inzu iwe bakayihoma. Ugasanga inzu y'uwo mukecuru utagira abana irasa n'iz'abandi bafite abana. Ubu ni wo wari umuco. Ariko ubu ngubu habaye ikintu cy'ubugome cyo kwikunda. Bya bindi bya mbere byafashaga abantu birashira, bituma n'ababyeyi b'incike bigunga, batagishobora no gutuma abana b'abandi. Niyo yokosheje nyine ukamusanga hariya, ntumuhane ngo n'uwa rubanda, umwana wundi. Icyo gihe nta rubanda rwahabaga, abantu bose bari abana. Tukomeza usubire kuri iki kibazo dusa nk'abasubira ku kanisa. Umusaza hano aratubwiye ngo garuka cyane ku ijambo ryitwa imperuka, ngo niyo yabikoze cyane cyane. Ariko twaza kureba ibi byose bigenda bivuka, tugasanga ari mwebwe baduhaye, ari mwe mwakoreye Imana kera, ari mwe mwakagombye kutuyobora twebwe abashumba b'ubu, ugasanga namwe muraceceka. Ese igituma muceceka ni iki? Igituma mutatwicaza kabayoboye kera ngo mutwereke inzira, mutubwire ati uko biza bigenda n'ukuntu. Ni iki gituma
abashumba ba kera basigaye bifata bagaceceka bakaza barebesha amaso gusa ni iki? bo twirinze kuvuga ntituvuga umuntu n'ikintu uko tubibona niko tubivugaho no mu matorero yacu dusengeramo. Nairobi yose, iyi Kenya yose, umusaza nta jambo afite, nta jambo. uwo umushumba wakoreye Imana cyane, uraza ukahabwa intebe. hari icyo baza baguha wenyine nko gusengera isadaka wasengera isadaka n'utundi bene tungutwo ariko abashumba ba kera bambuwe ijambo, nta jambo rigihari. uko barakora abasore n'urubyiruko, ibyacu ngo byarashaje. None cyane ibyo uvuze, reka muzehe nawe niba ari icyo abivugaho nawe, ariko mu by'ukuri icyo ndacumva sinzi nyine. Hari abandi basaza b'abashumba negere bavuga baravuga bati twebwe twimwe ijambo nta jambo rihabwa. Hari n'undi musaza twabivuganye hariya Kayole, nawe nico ngico yasubije. Nawe ni kubona muze nta jambo mugihabwa, sinzi bakorera ubuvugizi uzamuhabwa muvuge mubwirize mugifite oyaye ntacyo mvuga. Okay, narigize akabazo. narona akabazo Uko ni ukuri, abasaza bimwe ijambo, abasaza barahejwe bitewe n'uko imiyoborere imeze. ubona ababishopu ba apotre n'abandi n'ibindi n'andi mazina yagiye aza, ni ibyabo. ni ukuvuga ngo nibo gusa bajyana n'urubyiruko. umusaza niyo habwira kuko ntasirimba, nta kindi akora. ikintu kirimo gukora mu makarisa y'ubu ngubu muri kino gihe cya none ni igisirimbere. umuntu uzi gusirimba cyangwa se wenda witwa umuyumbe n'ibindi, ariko umusaza ngo afite ijambo ry'Imana, ngo bamuhaye umwanya. abasaza barahejwe, bashyizwe ku ruhande, bambuye ijambo. nta musaza uvuga, nubwo narivuga ntijo kumva, ntawe ubyumva. reka dukomeze aho tubakoreye ubuvugizi. bashumba ba bishopu ba apotre n'abandi bashumba bahari batoya, turabasaba rwose ngo abasaza bacu mubahe ijambo kandi batugire n'inama, kuko ibyo ni ingirakamaro. tugana ku musozo, mbabaze ikibazo kimwe cya nyuma wenda naco kijanye n'umuco, ariko nanone njyewe ntekereza ko utari ukwiriye kuba ubanye n'ubukirisitu ariko bikorwa mu muco wa kinyamwuga. ni ikibazo kivuga ngo ese ko umuco wo kugabirana wabayeho kuva kera, hakazaho no kwitura. kiriya kintu cyo kwitura mubona ari cyiza tubijanye n'ijambo ry'Imana? hari n'igihe ntaje no kugusaba inka, ariko ukumva ukozwe mu mutima ukangabira inka, bwacu ukazavuga ngo uje ngo kuyituza. ese icyo kintu ni kizima? hari n'ubivugira mu rusengero akavuga ngo runaka muhaye inka, umwuka w'Imana mukozeho atanze inka, ariko bwaca ukabona ya nka yatangiye mu rusengero asubiye kuja kuyituza. ese ibi bintu, uwo ni umuco yego w'ikinyamurenge wo kwituza, ariko mu buryo bwo mu kanisa k'abakristo murabona bikwiye? aricyo mutubwira wenda aricyo uza gusoreza. noneho iryo jambo habe na basogokuruza ntibari bararikize si ryiza. uhereza umuntu ukamuheza ikoti ari ntaryo afite, akaryambara rigashira, ariko bwacyo ukaja kumubwira ngo ngarurira rya koti. yabara akaguhereza inka yo kugufasha aruzi uko umeze, ariko bwacu akaza ngo nitura. iyo jambo aba turikurikiranye naryo mu babyeyi ba kera bari bararihuseho, kuko uzi ko bazaga bahereza umuntu inka akaja guhakwa, akamara imyaka 10 ahaswe aha agukorera. bakiyamara yaja gutaha avuye muri bwa buhake, bagasura bakaza ngo inka yanje naguhaye yishyure.
ariko ntiyishyure ya mirimo yawe wamukora wamukoreye. Aho ukagabira umuntu inka kandi reka tuvuge aba ariyo uhaye umukwe wawe inka bagatura bwacya bakaja kuyituza ngo uzana yanka kandi ari umwana wawe wayihaye. Iryo jambo naryo tubisubiyemo mu babyeyi bacu bakera bari barariho ubuseho. Umuntu atazi ikintu ni ukugitanga utagifiteho irindi rari ryo kuvuga ngo nzokurikira bakingarurire. Urakoze cyane. Reka muzehe nawe tunganiza uwo wari umuco mubi, wari umuco mubi kandi abahemutse ni abantu benshi bagiye bituza. Abanyabyinshi bagabaga inka ndabazi bose uko bagendaga bazina, ariko uburyo bwo kuzituza bukaba bubi. Uja kuyituza ugasanga atoye abagabo intambara ikaba. Uwo muco basogokuru bari barawushizeho wari mubi. Njyewe nagabye inka zibiri ariko ntayo nituje. Umwe niwe nayigabe yari yapfusha umugore mwene Sekidogo Ndoki. Ese baje mwavuze ko tutabona mugabira inka ngo amare tumaze kugera mu Rwanda nawe yaragiye yari yaradusize ndetse antumaho wenyine habe no kumutumaho umuntu atuzaze ngo inka aragerayo ariko utari kuri mwituza siniyeze aje kubimwituza. Ubundi mu mbaga sinzira nari mwaye nawe bapfusha umugore mwene mubeshye n'ubu we yaragenda sinda nuko. Ibyo rero bari barabikoze bari umuco mubi wo kwituza, si umuco mwiza. Nawe yakugiriye imbabazi akabona kuko umwanyi wiwe akennye yoyimuha yokongera akamwibuka akayimuha akamugabira. Ivyo niwo muco mwiza, ariko kuvuga ngo ugiye kumwituza bwakeye none n'ejo kuragaruka byari ikibazo. Ndumva uwo muco utari mwiza. Murakoze cyane. Reka tuzagaruka ubutaha tuganire cyane ku muco wacu ndetse n'umuco w'itorero. Reka dusoze turangirize hano. Niba hari ufite inama yobasha kubicagira wenda mu muco cyangwa abwira urubyiruko abantu b'iki gihe ku bijyanye n'umuco, sinzi ko hari uwo ijambo rya nyuma ry'inama yagira abantu hanyuma dusoze. Muze nta nama wubwira abantu ubona muri kino gihe ko bakwitwara. Inama twaha abantu bacu cyane cyane nk'urubyiruko ni ukugaruka mu muco wacu wa Kinyamurenge. Nubwo turi mu mahanga ariko turi Abanyamurenge. Dufite umuco wacu watubyaye, igihugu cyatubyaye n'umuco wacu. Ntibagomba kwishinga abanyamahanga. Dufite urubyiruko rwinshi rwataye umuco bagiye mu biyobyabwenge bari mu kurya n'ibihuru nk'abanyamahanga. Nababwira inama nk'urubyiruko abana bacu kugaruka mu muco wacu bakumvira bakubaha ababyeyi. Naho bitabaye gutyo bazatorongera bapfe burundu. Ariko inama nabaha ni ukumvira ababyeyi, ni ukugaruka mu muco bakagenda mu muco w'Ikinyamurenge. Inama naho abakobwa bacu ni ukugaruka umwari bambare neza, bareke gukoza isoni ababyeyi n'abandi bantu bose. Twese tugaruke mu muco mwiza wa Kinyamurenge. Utawuzi awubaze, awige awubaze. Ahubwo hakagombye n'inama nasaba, hakagombye kuba namwigisha umuco. Inama nasaba nuko hakagombye kuba abarimu bigisha umuco, bagahamagara urubyiruko bakaza babakorera amahugurwa bakabigisha umuco. Abo bose bavukiye ino ntacyo bazi, ariko ni byiza ngo mubahe amahugurwa, mubatoze umuco, mubigisha umuco. Murakoze cyane. Turabashimiye cyane kwemera kubana natwe n'impamagazi yacu. Imana yo mu ijuru y'umugisha. Tuzongera tubakeneye kandi muzatwitabe batakeneye kugira ngo tuganire cyane ku muco w'ubwoko bwacu, kuko umuco iyo ubuze mu bantu n'ubwoko bwazima. Imana ibahe umugisha. Tuzakomeza naho gutaha.
imana yo mu ijuru ibahe umugisha. urakoze cyane imana nk'umugisha